Ndabasuhuje mwese, nitwa Kari. Mbahaye ikaze kuri channel yanyu Urumuri rw'ubuzima. Channel igufasha kumenya uburyo wakwiteza imbere, uburyo wagiramo ubuzima bwiza, uburyo wakwishima mu rukundo ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye wakorera umukobwa agahora agukunda. Abakobwa kandi namwe ntabwo twabibagiwe. Ubutaha tuzabakorera ikiganiro ku bintu bitandukanye wakorera umusore agahora agukunda. Niba uri umusore ukaba ushaka kwinjira mu rukundo, sobanukirwa ibintu bimwe na bimwe abasore baba bagomba gukora cyangwa kumenya kugira ngo urugendo rw'urukundo rubahire. Icya mbere ugomba kumenya ni uko abakobwa hafi ya bose bishimira kubwirwa ko ari beza kuruta kubwirwa ko bari sexy cyangwa se bakurura abagabo. Icya kabiri ukwiriye kumenya ni uko abakobwa hafi ya bose banga abasore bababwira amagambo menshi adasobanutse, kandi ntibishimira abasore batiyubaha igihe cyose bari kumwe. Icya gatatu ukwiye kumenya ni uko abakobwa hafi ya bose bakunda kwiyumva no kwibona bafatwa nk'abadasanzwe, mbese bari special imbere y'abasore bakunda, nubwo ngo abenshi batabyerekana. Icya kane ni uko abakobwa hafi ya bose badakunda abasore bagira umwanda, mbese ba basore batiyitaho. Icya gatanu ukwiye kumenya kandi ni uko ngo burya abakobwa benshi bakunda kiss. Aha ndakeka byumvikana neza. Kiss mvuga ni ugusomana cyangwa se gusomwa ku kiganza. Aha ariko abakobwa babikunda bidakozwe mu kavuyo, nubwo badashobora kubyerekana ngo bavuge ko babikeneye, ariko barabikunda cyane. Icya gatandatu kandi ukwiriye kumenya ni uko mu gihe usangije umukobwa ubuzima bwawe, ndavuga umukobwa mukundana, cyangwa se ukamubitsa amabanga, ahora abyibuka ndetse abizirikana iteka kandi akabiha agaciro, kabone n'iyo mwaba mutagikundana. Abakobwa kandi bakunda ko inshuti zabo zibahamagara mu mazina yabo, rimwe na rimwe igihe bicaye batuje, umusore akamuhamagara gahoro mu ijwi rituje kandi amureba mu maso. Akenshi nubikorera umukobwa mukundana uzabona asa n'uwikanze, kuko amenyereye twa tuzina tundi umwita, ariko azahita amwenyura ubone ko asa n'uwishimye. Icya munani kandi ukwiriye kumenya ni uko muri kamere y'abakobwa habamo ikintu cyo kwihagararaho no gukunda guhabwa agaciro. Iyo umukobwa asuzuguwe biramubabaza cyane, ndetse akumva bitanamuhaye amahoro kuba ari kumwe n'umuntu utamwubaha cyangwa se utamuhesha agaciro. Icya cyenda ukwiriye kumenya kandi ni uko mu gihe umukobwa yiyemeje kujya mu gikoni akagutekera, uba uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe, ndetse uri umuntu aho umwanya ukomeye mu buzima bwe. Icya cumi ukwiye kumenya ni uko burya ngo iyo umukobwa avuze oya iba ari oya, ntibakunda umuntu ubahatiriza cyane. Gusa nanone ibi birahinduka iyo utabikoze usa n'uhatiriza, ahubwo uhendahenda umwereka ko wicishije bugufi utamukankamira. Burya ngo abakobwa bakunda guhendahendwa. Icya cumi na rimwe ukwiye kumenya ni uko ngo abakobwa bashimishwa n'uko abasore bakundana baza kubagisha inama, kuko ngo bibereka ko ari abo kwizerwa cyane. Icya cumi na kabiri ukwiye kumenya ni uko burya iyo umukobwa yemeye ko musohokana, aba yateye intambwe ya mbere yo kukwizera ndetse no kukwiyumvamo. Burya ngo umukobwa utakwizeye ndetse udashaka kugirana ibiganiro nawe, nta nubwo ashobora kukwemera ko musohokana. Abasore benshi burya batekereza ko iyo baterese bigacamo biba birangiye. Gusa ababitekereza gutyo si byo rwose. Burya gutereta umukobwa bigacamo ni kimwe, ariko no kugumana mu rukundo umukobwa wishimye ndetse nawe wishimye ni ikindi. Niba wumva ibi tuganiriye hari icyo bigufashije, duhurire muri comment section. Mukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane. Naho ubutaha mu kindi kiganiro.